intwari y'igihugu Generali Major Fred Gisa Rwigyema yiteze kuzibagirana mu mateka y'u Rwanda. Ku itariki ya 25 z'ukwa cyenda muri 1994 nibwo mu Rwanda twatangiye icyunamo cyo kuzirikana Generali Major Fred Gisa Rwigyema. Abavandimwe n'inshuti za Fred nabo bari mu rugo iwe ku Kacyiru bifatanya n'abe kuzirikana iyo ntwari. Rwigyema adusigiye icyitegererezo cyiza, yatubereye umuvandimwe, yatubereye umunyarwanda, yatubereye intwari, yakunze ubwoko bwe, yakunze igihugu cye, yanze kwita umunyamahanga, yitwa umunyarwanda. None twese turi aha ariko natwe tumukunda, kandi urukundo ruva hano ruva ku Mana, kuko Imana rero yatwinjije n'umwana wayo. Abantu bari babi kandi no mu isi hacyari abantu babi, ariko bose Imana irabakunda. Ku itariki ya 30 z'ukwa cyenda mu masaa 4 nibwo umurambo wavanywe werekeza mu nzu inteko ishinga amategeko ikoreramo, wari utwawe na bamwe mu basirikare bakuru b'igihugu cyacu. Abanyarwanda benshi n'inshuti z'amahanga bari baje gusezera bwa nyuma ku ntwari General Major Fred Gisa Rwigyema, intwari yaharaniye amahoro y'u Rwanda.
Kuri uwo munsi handitswe byinshi mu gitabo cy'urwibutso kuri iyo ntwari. ku Rwanda n'Abanyarwanda yararurwaniye cyangwa ubuzima bwe kugira ngo u Rwanda rugire amahoro n'Abanyarwanda bagire amahoro. Icyiza cyamuranga umuvana nkakurikiza ni uko yitabiriye cyane kuba yabohoza abantu bari mu karengane.